Nshimiye Imana muri iri jambo Imana iduhaye ko dufite umuterankunga utajya unanirwa. Haleluya. Imana ni umuterankunga wawe wa bugufi, Imana ni umuterankunga wanjye wa bugufi, Imana ni umuterankunga wacu wa bugufi, Imana ni umuterankunga utajya unanirwa. Inkunga z'abantu zijya zinanirwa zigashira, ariko inkunga y'Imana irakomeza ibihe byose. Haleluya. Imana ishimwe. Inkunga z'abantu bajya bageraho bakazihagarika, ariko inkunga ya Yesu, iyo wafashe icyemezo cyo gukiranuka, cyo kuyubaha, inkunga ya Yesu, inkunga y'Imana ntabwo igishira, irakomeza. Umwanzuro ufashe niwo ushobora kugena ejo hawe hazaza. Umwanzuro wawe wafashe niwo wagutegurira ejo kuba ukomeye. Umwanzuro wawe wafashe niwo watuma ejo uba uciriritse. Umwanzuro wawe wafashe niwo watuma ejo ugana heza cyangwa habi. Ukimara gufata umwanzuro w'uko utazasambana kugira ngo ubone akazi, burya ijuru ryahise rikora inama utabizi, rivuga ngo ubwo yanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami ntasambane, natwe mu ijuru tuzamuha urugo rwiza, tumuhe n'abana, kubera ko wafashe umwanzuro mwiza wo kudasambana. Ndafashijwe kubera ko wafashe icyemezo cyo kudatanga ruswa kugira ngo ubone akazi. Ijuru ryahise rivuga ngo rifata umwanzuro ko rizaguha akazi keza kandi n'umushahara mwiza. Haleluya. Burya cya gihe ukimara gufata umwanzuro w'uko utazigera uhagarara mu iteraniro risebya Imana, rivuga Imana nabi, ijuru ryafashe umwanzuro uvuga ngo naryo rizakuvuganira aho utabasha kwivuganira. Haleluya. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ndafashijwe cyane. Imana ishimwe. Burya cya gihe wasabwe gutanga avansi yo kuryamana n'uwo mugiye gushakana mbere y'uko mukora ubukwe ukabyanga, ijuru ryahise rifata umwanzuro ko niyo watagushaka bazazana umugabo mwiza uruta wa wundi wagusabye gukora ibyaha. Ariko mu ijuru bateka neza indyo ikenewe kandi ikwiriye, bateka neza indyo ya nyayo. Haleluya. Nubwo mu isi bateka, no mu ijuru bajya batekera abubaha Imana, kandi ibiryo byo mu ijuru biza bihiye, ntabwo biza ari ibitura. Biravuze ngo iby'Imana bihira igihe. Buriya n'ibyo yavuganye natwe yatugambiriyeho izakora bizazira igihe. Mureke twihangane tubitegereze. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma turabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mahoro y'Imana nabane namwe, kandi turabakunda cyane. Tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, yaba ari muri Afurika, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari ku migabane itandukanye, i Burayi ndetse n'ahandi hirya no hino. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibishimire. Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana tubanaho. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, niyo kubahwa, niyo kwiringirwa, niyo kwizerwa. Imana ibaha umugisha kandi Imana ishimwe ko iduhaye umwanya n'amahirwe. Ntabwo tuwubona buri gihe, ni gakeya, ariko tugomba gukorera Imana mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma reka dusenge dukomeze n'ibindi byose Imana iri buduhe gusangira namwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mana, turagushimiye, tugushimiye kubera kandi ukabukiranuka. Tugushimiye aya mahirwe uduhaye, tugushimiye ko ukiturinze, tugushimiye ko ukiduhaye kukuvuga,
tugushimiye ko tukiri mu buntu bwawe, tugushimiye ko Mwami Imana ibiduhiga bitatubonye n'ibitwica byaratubuze, tugushimiye ko ibidutera kwica ubugingo n'umubiri wagiye ubiturinda. Tugushimiye umwanya w'agaciro uduhaye w'ijambo ry'Imana. Njyewe na bene data bankurikirana tubana umunsi ku munsi online, Mana ubishimirwe kuko nta yindi Mana ihwanye nawe, nta wundi umeze nkawe, nta wundi usa nkawe, nta wundi ukora nkawe. Nyemerera njyewe ugiye kunyuzamo ibyo tugiye kuganira na bene data, ngabane n'abanyumva n'abankurikira n'abo tubana hirya no hino. Mana ubishimirwe ku bw'aka kanya, ko ari wowe ukiturinze kandi ari ukidushoboza, ukaduha ibyo tubwira bene data kuri izi kamera. Mana ubishimirwe mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe, kuko Imana igize neza muri uyu mwanya. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma tuguhaye ikaze kandi tukwifurije kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Wumve message y'icyo Imana ivugana nawe, wumve icyo Imana ikugambiriyeho, wumve icyo Imana ikuzaniye kugira ngo uyu munsi wumve icyo Imana irimo ivugana n'umutima wawe. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma iyi ni ya channel yanyu mukunda, ntuze kwibagirwa gukanda subscribe, ntuze kwibagirwa gukanda subscribe, cyangwa se mu gifaransa ni s'abonner. Ni ijambo riri munsi y'iyi video riri mu ibara ritukura, uze kuhakanda subscribe, ukande no kukazogera, no ku ijambo ryitwa all cyangwa mu gifaransa ni toute, ukande no kuri share. Share no gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Ni ubuntu bigusaba kumva ijambo ry'Imana no kugira ngo tubane. Ibiganiro byose bizajya bigera kuri iyi kamera, kuri iyi channel yanyu mukunda, ujye uhita ubibona mu buryo bworoshye. Tubane, dufashanye mu buryo bw'umwuka, haba uburyo bwo gusenga, guhugurana, kugirana inama. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishimwe. Cyangwa se wanditse ku zindi mbuga dukoresha cyangwa ku yindi miyoboro migari dukoresha, nabwo twabana. Ugiye kuri Instagram na Facebook ndetse na TikTok na X, ukandikamo Muhodari Vedaste. Muhodari rindende, Muhodari Vedaste. Twabana muri ibihe byiza ndetse tugafashanya mu buryo bw'umwuka. Imana iduhana umugisha. Kenshi tuba turi mu buzima bushakisha, ariko iyo tubonye umwanya ni byiza ko dukora n'umurimo w'Imana n'ikimana yaduhamagariye idusigarije kuri iyi si. Niyo mpamvu ikidutije umwuka ngo dukosore amakosa twagiye dukora, dukora ibyiza tugifite umwanya n'uburyo, tugifite umwuka wo guhumeka, tugifite aho tubikorera, tugifite umwanya wo kubikora, waba muto cyangwa munini. Tugomba kuwubyaza umusaruro. Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana yacu ishimwe. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, turabakunda cyane, turabazirikana. Reka twumve icyo Bibiliya ivuga na natwe icyo Imana ivugira mu byanditswe byera. Imana iduhana umugisha. Hanyuma turasoma igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 17 umurongo wa 6. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 17 umurongo wa 6. Igitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 17 umurongo wa 6. Igice cya 17 umurongo wa 6 haravuga ngo, ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. Reka dushyireho n'umurongo wa 7. Hashize iminsi, aho ni 6 twari dusomye, hashize iminsi ako kagezi karakama, kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Reka dusubiremo igitabo cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami, igice cya 17 umurongo wa 6 n'uwa 7. Niho dusomye, ibikona bikajya bimuzanira umutsima n'inyama uko bukeye uko bwije, kandi akajya anywa amazi y'ako kagezi. 7,
hashize iminsi ako kagezi karakama kuko nta mvura yagwaga muri icyo gihugu. Mwakire neza ijambo ry'Imana, kandi Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Hanyuma reka twongereho igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 8 n'uwa 9. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, byahishuriwe Yohana igice cya 3, igice cya 3 umurongo wa 8 n'uwa 9, wa 8 n'uwa 9. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice ni icya 3, igice ni icya 3 umurongo wa 8 n'uwa 9. Haravuze ngo wa 8 n'uwa 9, nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukinga, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. 9, dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Reka nsubiremo, igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 3 umurongo wa 8 n'uwa 9. Aravuze ngo nzi imirimo yawe, dore nshyize imbere yawe urugi rukinguye, kandi ntawe ubasha kurukingura, kuko ufite imbaraga nke, nyamara ukitondera ijambo ryanjye, ntiwihakane izina ryanjye. 9, dore nguhaye bamwe bo mu isinagogi ya Satani, biyita Abayuda nyamara atari bo, ahubwo ari abanyabinyoma. Dore nzabahata kuza bikubita imbere y'ibirenge byawe, bamenye yuko nagukunze. Mwakire neza ijambo ry'Imana, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Mu ntego y'ijambo nkuzaniye muri uyu mwanya, ni intego ivuga ngo iyo ufashe umwanzuro mwiza, Imana iba umuterankunga w'umwanzuro wafashe. Imana ishimwe. Reka nsubiremo, iyo ufashe umwanzuro mwiza, Imana iba sponsorship, iba support yo gushyigikira umwanzuro wafashe. Iyo ufashe icyemezo cyiza, Imana ishyigikira icyemezo cyiza wafashe, igitera inkunga. Imana ishimwe. Nshimiye Imana muri iri jambo Imana iduhaye ko dufite umuterankunga utajya unanirwa. Haleluya. Imana ni umuterankunga wawe wa bugufi, Imana ni umuterankunga wanjye wa bugufi, Imana ni umuterankunga wacu wa bugufi, Imana ni umuterankunga utajya unanirwa. Inkunga z'abantu zijya zinanirwa zigashira, ariko inkunga y'Imana irakomeza ibihe byose. Haleluya. Imana ishimwe. Inkunga z'abantu bajya bageraho bakazihagarika, ariko inkunga ya Yesu, iyo wafashe icyemezo cyo gukiranuka, cyo kuyubaha, inkunga ya Yesu, inkunga y'Imana ntabwo igishira, irakomeza. Dushimira Imana ko dufite umuterankunga mugari, utwitaho, utuyobora, uturi bugufi, uduha ibyo dukeneye mu rugendo kugira ngo dukomeze gukiranuka, gukorera Imana, kuyubaha. Dufite umuterankunga mwiza utuba bugufi, ubana natwe ibihe byose. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ihimbazwe. Muri iyi minsi turi mu ngorane zikomeye cyane. Ibihugu biri munsi y'iterambere, biri munsi y'ubutayu bwa Sahara, ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, niko babyita, biri mu nzira y'amajyambere. Uyu munsi Amerika yahagaritse inkunga zo gutera ibihugu bitandukanye, cyangwa se ikigega gishinzwe ubuzima ku isi ndetse no muri Afurika, by'umwihariko cyane cyane Afurika. Amerika yahagaritse inkunga zo gutera inkunga ibihugu biri munsi y'amajyambere mu buzima no mu bindi bikorwa bitandukanye. Ikigega cyitwa USAID nicyo cyari gishinzwe guha imiti abarwayi ba sida, gutera inkunga ibihugu
bikabona imiti mu buryo bworoshye, ariko kubera ko nabo babonye ko inkunga amafaranga basohora nabo bayakeneye kuko ari abantu, Amerika nacyo ni igihugu, nabo hari ibyo bakeneye bifuza, bafata umwanzuro wo guhagarika inkunga bageneraga ibihugu bafashaga mu buzima no mu bindi bikorwa bitandukanye. Ariko nagira ngo murebe ukuntu Imana yacu ikomeye. Imana igutera inkunga mu bihe bikomeye, Imana igutera inkunga mu bihe byiza, Imana igutera inkunga mu bihe wishimye, Imana igutera inkunga mu bihe ubabaye. Haleluya! Imana igutera inkunga mu bihe biguteye ubwoba bigoye, Imana igutera inkunga mu mage. Imana ishimwe. Inkunga z'ababyeyi zidahari, Imana igutera inkunga. Inkunga z'abo muvukana zidahari, Imana igutera inkunga. Naho utabona igisubizo, Imana ni umuterankunga wawe. Imana ishimwe. Naho inshuti zaguhana, Imana ni umuterankunga wawe. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Naho abo mwakoranye mu kazi baguhinduka, Imana ni umuterankunga wawe. Aho abaturanyi baguhinduka, Imana ni umuterankunga wawe. Munyemerere dushimire Imana ko ari umuterankunga wacu uhoraho, kandi udutera inkunga atabanje kutubaza historike. Ntabwo Imana igutera inkunga iyo ugiye kwaka amafaranga muri banki. Iyo ugiye kwaka amafaranga muri banki, babanza kureba bagacekinga historike y'uburyo wishyuye izindi banki, babanza kureba uburyo wishyuye indi myenda wagiye ufata iyo wayifashe. Ariko Imana igiye gutera inkunga ntibanza kureba historike y'ibyo wakoze, uko witwaye n'ibindi nk'ibyo. Ntabwo ibanza kureba historike nk'iy'abantu bareba. Mu yandi magambo, ntabwo Imana iyo ishaka gutera inkunga ntabwo ibanza kugira ibindi ireberaho, no. Ahubwo gusa kuko wafashe icyemezo cyiza bituma Imana igutera inkunga, Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe, ndafashijwe. Haleluya, Imana ihimbazwe. Bene da, umwanzuro ufashe niwo ushobora kugena ejo hawe hazaza. Umwanzuro wawe wafashe niwo wagutegurira ejo kuba ukomeye. Umwanzuro wawe wafashe niwo watuma ejo uba uciriritse. Umwanzuro wawe wafashe niwo watuma ejo ugana heza cyangwa habi. Umwanzuro wawe wafashe niwo ugena future yawe y'ejo, destiny yawe y'ejo hazaza. Umwanzuro wawe wafashe niwo wagutegurira kuzaba umuherwe cyangwa umukire. Umwanzuro wawe ufashe niwo ukutegurira uzaba uri we mu minsi iri imbere. Ufashe umwanzuro mubi uba wishyize mu kaga, ariko iyo ufashe umwanzuro mwiza uba uteguye ejo hawe hazaza hagakomera. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana, umwanzuro wawe ufashe w'ibyo ukora nibyo byakuzanira ingaruka nziza cyangwa mbi. Niwo wakuzanira impact positive, ingaruka nziza. Niwo ushobora kukuzanira umwanzuro wawe ufashe mubi ukuzanira impact negative, ingaruka mbi. Umwanzuro wawe ufashe niwo ugena uwo uriwe muri Kristo Yesu. Umwanzuro wawe ufashe niwo ugena uzaba uriwe mu bumana bwayo. Niwo wagena icyo waba uri cyo mu bumana, niwo wagena icyo wakora mu bumana, niwo wagena ibikorwa byiza byakuranga. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihimbazwe. Haleluya, Imana ishimwe. Tugaruke ku ijambo twasomye, dutinde cyane kuri ijambo twasomye, turisobanura uko Umwuka duhaye kurisobanura, uko twarihishuriwe, kuko buri wese avuga Imana bitewe n'uko yayihishuriwe, n'uko bahuye, n'uko yamwiyeretse, nuko yamusuye. Reka nanjye tuganire kuri ijambo bitewe n'ishurwa Imana impaye, Imana ishimwe. Aha turaza kuvugamo abantu bageze muri batatu. Ni batatu. Uwa mbere ni umwami Ahabu, uwa kabiri ni Yezebeli, uwa gatatu ni Eliya. Uwa mbere ni Ahabu, uwa kabiri ni Yezebeli, uwa gatatu ni Eliya. Ahabu ari mu bami babayeho mu kinyejana cya 9. Hanyuma
ategeka ubwami bw'Abaheburayo cyangwa bw'Abayuda bw'Abaheburayo mu majyaruguru ya Isirayeli, kuko yakomokaga mu gihugu cy'i Galeyadi. Yego, Ahabu uyu wo mu gihugu cy'i Galeyadi ni Eliya, nawe ndaza kumutindaho. Ahabu yabayeho mu kinyejana cya 9, ayobora ubu bwami bw'Abayuda bwo muri Isirayeli, kandi abuyoborana ari umwami wa 7, yayoboye ari umwami wa 7 mu majyaruguru ya Isirayeli. Uyu mwami Ahabu yari umwami wa 7, ari mu bami bakoze ibizira imbere y'Imana. Yabaye umwami wa 7 ariko wakoze ibizira bibabaza Imana, bitera Imana agahinda. Uyu Ahabu ari mu bantu bimuye Imana mu rusengero, yinjiza ibigirwamana, bibabaza Imana. Iyo umuntu agize ibindi bintu yinjiza mu mutima we, akimura Imana, akinjiza ibigirwamana, Imana irababara. Nicyo kintu kibabaza Imana. Kandi iyo umuntu yamenye Imana akabikora nabi, Imana irababara. Iyo umuntu yimuye Imana yarayizi, Imana irababara. Iyo umuntu Imana imubuzemo umusaruro yari imutezemo, yari imwiringiyemo, Imana irababara. Imana itugire neza, Imana itwambike imbaraga. Hanyuma uyu Ahabu yakoze ibizira kuko yaje kuzana umugore Yezebeli. Mbibutse ko ubwo twaganiraga karande, reka nsobanure kuri aka kantu. Buriya kiriya gihe iyo umukobwa n'umusore, hanyuma umukobwa n'umusore bakajya mu murenge cyangwa mu rusengero, bakazamura ikiganza akavuga ngo ngiye nemeye gutwarwa na runaka, n'undi nawe nemeye gutwarwa na runaka. Burya ikintu kibayeho ni ikihe? Bavanze ibintu byinshi. Icya mbere, umwe avanze udutiku tw'undi, undi avanze amanyanga y'undi, undi avanze karande z'iwabo n'iz'iwabo, undi avanze ibyo yakoraga bibi ndetse n'ibyiza. Mwamuvanze mu mitungo. Abantu bavuga ko bavanze, haba harimo n'ibyo wabo w'umukobwa n'ibyo wabo w'umusore. Niyo mpamvu iyo abantu babizi neza babwizanya ukuri, bakaganira, bakabwizanya ukuri badaciye ku ruhande, hanyuma bagatangira gusenga, basenya karande z'iwabo w'umukobwa, undi agasenya n'iz'iwabo w'umusore, bagasengeranirana, bagafatanya umurunga, bakabikorera hamwe, bagasengera hamwe. Imana itugire neza kandi itwambike imbaraga. Ariko iyo batabikoze, barabavanze, biravuze ngo baraza kugira karande ziri dubure. Mu yandi magambo, bizabasaba amasengesho ari dubure. Imana itugire neza kandi itwambike imbaraga. Mu bintu Ahabu byamubayeho, yashatse Yezebeli, hanyuma amaze gushaka Yezebeli, ni nabwo bahise bavanga imitungo. Bivuze ngo Ahabu yazanye iby'iwabo na Yezebeli azana iby'iwabo. Yezebeli ngo yari afite ibigirwamana, ngo agere mu rugo rwa Ahabu aravuga ngo sheri, shushu, sweet beyi, n'aya mazina yandi mujya mukoresha, ya mazina yandi mukoresha. Aramubwira ngo njyewe ntabwo nshaka ibi bintu by'Imana usenga, oya, mfite izindi mana nzanye zo gusenga z'iwacu. Arazizana, za mana za Yezebeli azanye ziraza zirukana Imana rurema nyir'ibiremwa. Imana irababara, akora ibizira bibabaza Imana. Imana itugire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Hanyuma undi muntu tugiye kuvuga, ubwo mvuze kuri Ahabu na Yezebeli. Wa kabiri ni Eliya, narimbaye nk'umukomozaho gatoya w'i Galeyadi. Eliya nawe ni umuhanuzi ukomeye wo mu majyaruguru ya Isirayeli. Yabayeho mu kinyejana cya 9, nk'uko Ahabu tubonye ko yabayeho mu kinyejana cya 9. Na Eliya ni umuhanuzi ukomeye w'umusuhuke w'i Galeyadi, nawe uturuka mu majyaruguru ariko ya Isirayeli, ariko yari umusuhuke w'i Galeyadi, yabayeho mu kinyejana cya 9. Birivuga ngo ni umuhanuzi mukuru kandi ukomeye, kandi ushize amanga, ushiritse ubwoba, utaratinyaga kuvuga Imana n'ahandi hantu hose biri ngombwa, n'aho bitari ngombwa. Imana itugire neza. Iyo tuvuze gukorera Imana ahantu bitari ngombwa, ni ahantu bigoye abandi batinye, babona ko bitari ngombwa, ukabona ko Imana igomba kuvugwa ikamamara, Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma uyu Eliya azwiho guhangana n'ubwami bwa Ahabu.
ndetse na Yezebeli yahanganye nabo imbona nkubone. Uyu munsi Eliya yahanganye na Ahabu, ahangana na Yezebeli, ariko twebwe uyu mwanya duhanganye n'umwuka wa Ahabu na Yezebeli, duhanganye na Satani, duhanganye n'umwanzi. Mbibutse ko iyo tuvuze abanzi ntabwo tugira abanzi b'abantu nk'uko twe tubikoresha mu yandi magambo, ahubwo umwanzi akubera umuntu kuko Satani yamukoreyemo. Umwanzi twese duhuriyeho ni Satani, kuko n'abatugirira nabi, n'uwakugirira nabi, n'uwakugiriye nabi ni Satani wamunyuzemo, ni wamukoresheje, yabaye igikoresho cya Satani. Niyo mpamvu wowe uba usabwa kugira ngo umubohokeho, Imana itugire neza, itwambike imbaraga. Hanyuma Eliya bisobanura iki mu buryo bw'umwuka? Igisobanuro cy'izina Eliya bisobanura ngo Uwiteka ni Imana yanjye. Imana ishimwe, shimiye Imana ko Uwiteka ari Imana yacu, Imana ishimwe. Eliya bisobanura ngo Uwiteka ni Imana yanjye, cyangwa se ni Imana yanjye yawe, cyangwa se yawe, cyangwa se ni izina ubwaryo ryari itangazo ryo kwizera, ryasobanuraga itangazo ryo kwizera Eliya. Urumva tumenye ko Eliya ubwabyo ni Imana yanjye, cyangwa se ni Imana yanjye, ni Imana yanjye ya yawe, cyangwa se ryasobanuraga itangazo ryo kwizera. Kumva Eliya gusa bisobanuye itangazo ryo kuri twebwe abari abanyamahanga, abazamwizera, abazamwemera, abazamufataho urugero, n'itangazo ryo kwizera. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kuko kandi Eliya bisobanura ngo ni Imana, ni Imana y'ukuri, ni Uwiteka. Rivuga ngo Uwiteka ari muri mwe, ari muri mwe, ari Imana y'ukuri. Uwiteka ari muri twe, Imana y'ukuri. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma uyu Eliya w'umusuke w'i Galeyadi, iyo usomye Bibiliya neza, iyo usomye Bibiliya neza, nta jwi ry'Imana Eliya yumvisha rimubwira ngo nazamuke ajye kwa Ahabu. Nta jwi ry'Imana yigeze yumva rimubwira ngo nazamuke ajye kwa Ahabu, ahubwo we yarabyutse mu gitondo, afata icyemezo, afata umwanzuro mwiza, aravuga ngo ko Imana yanjye idaherutse kuvugwa, ubu ngubu nta kuntu yakongera ikavugwa, ikamamara, ikagera kure na hafi, bakamenya imbaraga zidukoreramo, bakamenya imbaraga ziyaduhamagaye. Hani wihedi hora biwazao difo zetra lastiforas imini hiwizangonestai. Imana ishimwe muvandimwe, mwene data unkurikiye unyumva, dukunda kubana umunsi ku munsi. Jya ushaka ikintu wakora cyatuma Imana yawe yamamara. Jya ushaka ikintu wakora cyatuma Imana yawe ivugwa neza muri karitsiye. Jya ushaka ikintu wakora cyatuma Imana ivugwa neza aho utuye. Jya ushaka ikintu wakora cyatuma Imana yamamara mu modoka, ikavugwa neza, icyubahiro cy'Imana kikagaragara. Jya ushaka ikintu wakora mu bo mukorana bamenye ko Imana iri muri wowe, ibana nawe. Jya ushaka ikimenyetso wakora cyatuma Imana icyubahiro cyawe kizamurwa, ikamamara mu rubyaro rwawe no mu muryango wawe. Imana ishimwe. Dufite ingorane ko dufite abahanuzi b'abanyabwoba, dufite abantu bakorera Imana mu bwoba, dufite abantu bagendana ubwoba mu byanditswe byera, dufite abantu batinya guhamya no kwera imbuto no kuvugisha ukuri. Ariko ndakuganirije, ndaguhuguye, nkugiriye inama ivuga ngo witinya kuvuga Imana no mu bikomeye. Dufite abantu bavuga Imana mu bintu byoroshye gusa. Dufite abantu bakizwa bariye ibiryo byabura bakagwa. Dufite abantu bakizwa mu bisubizo, bakena bakagwa. Dufite abantu bakizwa bakoze ubukwe, babura urubyaro bakagwa. Imana itugire neza, itwambike imbaraga. Dufite abantu bakizwa mu kazi, babirukana mu kazi bakagwa. Mana we, dufite abantu bakizwa ari bazima, barwara bakavuza induru bakagwa bagatentebuka. Oya, suko byakagombye kugenda. Kizwa mu bikomeye, kizwa no mu bihe byiza. Garagaza Imana mu bihe byiza,
garagaza Imana mu bihe bikomeye, cyane ko iba ikeneye ko tugaragaza Imana mu bihe bikomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya! Yo, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Garagaza Imana, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Garagaza Imana mu bihe byiza no mu bihe bikugoye. Imana ishimwe. Aravuga ngo ese Imana yanjye ntiyakwamamara? Ngarazamuka. Nta jwi ryabimubwiye, ni umwanzuro we yabyutse mu gitondo. Aravuga ngo ubu nta wazamuka kwa Ahabu, uko bira ntigaragaza ko agiyeyo nijoro, biragaragaza ko agiyeyo ku manywa. Yashobora ko yaba mu gitondo cyangwa ku masaha y'amanywa, ariko ngo yarabyutse uwo munsi aravuga ngo Imana yanjye ntiyavugwa neza, ntiyakwamamara. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Ngarazamuka ajya kwa Ahabu. Ngageze kwa Ahabu, Imana ishimwe, ngageze kwa Ahabu akora ikintu gikomeye ngiye kugarukaho. Ageze kwa Ahabu ngo yahingutse mu marembo. Ahabu aramubaza ngo Eliya uragenzwa n'iki, uzanwe n'iki? Eliya aramubwira, ariko mwumve ntararenga hano. Ahabu aramubajije ngo uragenzwa n'iki, uzanwe n'iki? Biravuze ngo yari umuhanuzi uzwi ko ari umuhanuzi w'Imana. Dufite abantu batazwi, bahanurira mu myobo, bahanurira kure y'umudugudu, badashaka ko bamenya ko bazi Imana. Dufite abantu bihisha mu bantu, badashaka ko bamenya ko bakijijwe. Dufite abantu bihisha abantu, babahisha ko Imana iba muri bo, ariko si uko byakagombye kugenda. Eliya si uko yabikoze. Ni urugero rwiza rwa Eliya tumufatiraho. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma Eliya ahingutse, ahinguka Ahabu amuzi. Biravuze ngo yari azwi ko akora uwo murimo. Garagaza impano ikurimo, garagaza ikikurimo n'ikikubamo, garagaza icyo Kristo yashyize muri wowe, garagaza icyo Imana yaguhaye, yagushyiriyeho ku isi. Imana ishimwe. Ahabu aramubaza ngo uragenzwa n'iki? Ahabu amaze kumubaza iki kibazo, Eliya aramusubiza ngo mwami, ubu ndebanje guhagarika imvura. Eliya uje guhagarika imvura? Ati ngewe Eliya nk'umuntu w'Imana, nshingiye ko Imana tuziranye. Haleluya. Nshingiye ko Imana dukorana. Imana ishimwe. Nshingiye ko Imana inyitaho, nshingiye ko Imana yabanye nanjye, nshingiye iby'Imana yandinze, nshingiye iby'Imana yankoreye, nshingiye iby'Imana yanyujijemo, nshingiye uburyo Imana ikora n'icyo ikunda n'icyo ishaka, nje guhagarika imvura. Ahabu abaza Eliya ati Eliya uje guhagarika imvura? Ati cyane, nje guhagarika imvura. Ahabu abaza Eliya ibi bibazo. Aramubaza ati se Eliya, Ahabu arimo abaza Eliya, aramubaza ati Eliya nkubaze, wize iby'ikirere? Eliya aramusubiza ngo sinize iby'ikirere, ariko Imana nizeye niringiye igenga ikirere, igenga ibihe. Haleluya. Nagira ngo nkwibutse ko ufite Imana igenga ibihe n'ikirere. Imana ishimwe. Hanyuma Ahabu amubaza ikibazo cya kabiri. Aramubaza ngo none se niba uje guhagarika imvura, wize muri Meteo Rwanda? Meteo Rwanda ni ikigo. Imana ishimwe, ihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ahabu biramutangaza, aravuga ati menya wasaze, menya ufite ikindi kibazo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Yo mbega reka mbabwire, Eliya hari ibintu nka 2 cyangwa 3 yari afite imbere y'abantu cyangwa imbere ya Ahabu. Icya mbere, yari umugabo mugufi ya Eliya, ariko Imana imubamo ikaba Imana ndende, kuko Eliya ni mugufi, Imana imurimo isumba Eliya. Haleluya. Imana ishimwe. Eliya ni mugufi, nibo twita ngo ibikuri, cyangwa se bafite metero nkeya. Reka aba ari ryo jambo dukoresha ryiza. Si muremure, ni mugufiya, ni ryo jambo ririmo ikinyabupfura cyiza. Ariko Imana iba muri Eliya ikaba ndende. Imana ishimwe. Icya kabiri,
Eliya afite inenge, afite impwemwe ku maboko, afite impwemwe, ariko nubwo afite inenge imbere y'abantu, imbere y'Imana nta nenge afite. Gerageza uharanire kutagira inenge imbere y'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Icya gatatu, Eliya ni umusuhuke w'i Galeyadi kwa Ahabu, ariko si umusuhuke mu bwami bw'Imana. Yaba mwanyumvaga, ni umusuhuke ku bantu, ariko si umusuhuke mu bwami bw'Imana, mu gihugu cy'ijuru. Baramuzi, baramuzirikana. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihimbazwe. Ndafashijwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Hanyuma reka turebere hamwe mu bintu byari bigize umwami Ahabu, mu bintu byari bigize umwami wa Ahabu, cyangwa byamugaragayeho, n'ibyo abahanga bamuvuzeho, n'ibyo namuhishuriweho bitandukanye. Mbanze mvuge kuri Ahabu mu bintu byamuranze. Icya mbere, yagiraga irari ry'ibintu byinshi, yagiraga kurarikira irari ry'ibintu byinshi, ari byo byatumye yinjiza ibigirwamana bya Yezebeli. Yagiraga irari, kurarikira ibintu byinshi. N'uyu munsi abantu benshi bafite umwuka wa Ahabu, kubera ko uyu mwuka wa Ahabu bafite utuma bagira irari ry'ibintu byinshi, cyangwa bakararikira ibintu byinshi. Iyo umuntu agira irari ry'ibintu byinshi akararikira, bimutera umutima mubi, byatuma yirwanirira kugira ngo abone byinshi birenze ibyo afite. Iyo umuntu agira irari ry'ibintu byinshi, cyangwa kurarikira ibintu byinshi, byatuma akora igikorwa kibi, byatuma yica abantu, cyangwa akica umuntu kugira ngo agire ibyo abona, byatuma umuntu ahemuka kugira ngo agire ibyo aronka. Iyo umuntu afite irari ry'ibintu byinshi, byatuma akora icyo atakagombye gukora. Imana itugire neza kandi itwambike imbaraga. Imana itugire neza kandi itwambike imbaraga. Hari igitekerezo kimwe umuhanga yavuze ngo iyo umuntu afite kugira irari ry'ibintu byinshi, afite ikibazo cy'irari ry'ibintu byinshi, nta kwihangana, nta kunyurwa afite, akaba mu bukene, akabura n'ikibazo kimutera ubukene, ngo ubwabyo arahangayika, agatekereza ibintu byinshi mu mutwe we, ngo icyo gihe bigabanya 10% byo kubaho kwe. Ni umuhanga watanze urwo rugero, wavuze urwo rugero, bigabanya 10% byo kubaho kwe. Noneho nicyo gihe bituma ararikira cyangwa ashaka ibyamukura mu kibazo agezemo, ibyamukura muri situwasiyo mbi agezemo, bikamutera gukoresha imbaraga z'umurengera, ngo hamwe byatuma atanga inzu ye, kandi ashaka 500 byonyine, akagwatiriza inzu ye, cyangwa agatanga ingwate y'ikintu gifite agaciro kenshi, kandi ashaka duke two gukemura icyo kibazo. Bigabanya 10 ryo kubaho kwe. Kandi icyo gihe nanone ngo bituma yisanga ahantu atakagombye kwisanga. Ngo niyo mpamvu umuntu ashobora gushaka ibintu bya make bikazamutera ikibazo kuruta gushaka kuba yagura ikintu gifite agaciro kizaramba. Ngo bingana nk'umuntu waguze imodoka ya okaziyo, ariko igapfa mu gihe gito, kandi ikamutwara byinshi kuyikoresha, cyangwa akayiryamisha. Niyo mpamvu bitandukanye n'umuntu udafite irari ry'ibintu byinshi, ngo ufata imodoka nshyashya izamara igihe kirekire atishyura kredi yayo iyo yafashe muri kredi, kuko kredi, amafaranga ya kredi y'imodoka nshyashya ntabwo yaguhombera nk'ufashe kredi y'imodoka ishaje. Rero bigabanya 10% ryo kubaho, kuko ngo umuntu udafite 5,000,000 kuri konti ntabwo yabaho mu buzima nk'umuntu ufite 5,000,000 wa savings. Icyo bita irari ry'ibintu byinshi no kurarikira. Imana itugire neza. Icya kabiri ni ukugira intege nkeya, kuko yagize intege nkeya imbere y'umwami Yezebeli, kandi ari umugabo, ariko umugore yaramuganzaga, akamufatira ibyemezo, ndetse akanamugeraho kenshi, akamwumvisha ibyo we ashaka. Yezebeli nk'umugabo ntagaragare nk'umugabo mu nshingano ze no mu byemezo yagiye afata. Imana itugire neza. Icya gatatu ni ukugira ubwoba. Yagiraga ubwoba Ahabu, yagiraga ubwoba bukomeye cyane. Icya kane ni ukugenda mu byaha byinshi.
twabivuze, kuko mu byaha yakoze byinshi harimo no kwimura Imana, byarakaje Imana. Icya gatanu ni ugusenga ibigirwamana. Gusenga ibigirwamana nabivuze, kuko yasengaga imana za Yezebeli yamuzaniye. Buriya muri varisi, muri mari yateruye Yezebeli, mu bishyingiranwa yashyingiranwe Yezebeli kwa Ahabu yazanyemo n'ibigirwamana. Niyo mpamvu mu bishyingirwana cyangwa se muri varisi, mu byo umudamu azanye n'ibyo wa mugabo azanye cyangwa wa musore bagahuza, haba harimo ibintu byinshi biri detaye. Niyo mpamvu mujye musenga Imana ibayobore, cyangwa Imana ikore mu mutima wanyu, mu mutimanama wanyu, kugira ngo ugire amahitamo meza n'umwanzuro mwiza mu gushaka kwanyu. Imana itugire neza kandi itwambike imbaraga. Hanyuma icya gatandatu, kurwanya no gutoteza abahanuzi. Yangaga abahanuzi, tuzabibona tubitindeho cyane, tubisesengure mu nyigisho izakurikiraho. Imana itugire neza. Icya munani, ingaruka zo kutumvira Imana ya Isiraheli kubera guhangana n'umuhanuzi Eliya. Kubera ko yahanganye na Eliya, yanze kumva icyo Imana imuvugiyemo. Mu by'ukuri Eliya si uri kuvuga, ni Imana iri kuvugira muri we. Biraravuze ngo nimwatura ibyaha, nimwihana ibyaha, muzaba nk'akanwa kanjye. Iyo twihannye ibyaha, twatuye ibyaha, twaretse ibyaha, turi mu mwanya mwiza wo gukora ibyiza, wo gukiranukira Imana, tuba nk'akanwa k'Imana. Iyo nta bizira dufite, nta bitwanduza, nta bibi twagiyemo, nta bizira twakoze, Imana itubaraho, tuba nk'akanwa kayo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, Imana ishimwe. Tuba nk'akanwa k'Imana. Eliya si we urimo uvuga imbere y'umwami Ahabu, ahubwo hari kuvuga Imana muri Eliya. Iyo tuvuga si twe tuvuga, ni Imana ivugira muri twe. Si njye urimo uvuga ibi ngibi, ni Imana irimo ivugana nawe kuri izi kamera, ivugana n'umutima wawe, wowe unyumva unkurikiye. Imana itugire neza, itwambike imbaraga. Imana ishimwe. Yagize guhangana na Eliya, ntiyamenya ko arimo ahangana n'Imana, agira ngo arimo arahangana na Eliya, kandi n'Imana bari guhangana. Kandi Imana nineshwa, ntabwo igitsindwa, ntawe uhangana nayo ngo ayineshe, kuko Imana ni umuneshi, ni umutsinzi. Na Imana ishimwe, Imana ishimwe. Icyenda, kugabanuka mu buryo bw'umwuka. Mu gipimo cy'umwuka wera, nta mwuka wera yagiraga Eliya, wari waramushizeho, wari waramuvuyeho. Icya cumi, ni amakimbirane bitewe n'ubukwe bwe n'umwamikazi. Havutse amakimbirane, nabisobanuye, uburyo batari bahuje, umwe yubahaga Imana, undi afite ibigirwamana. Imana itugire neza. Icya cumi na kimwe kiri mu bintu byari bigize Eliya, ni ibikorwa bidakwiriye, nko gufatira uruzabibu rwa Naboti, kuko araho yageze afatira uruzabibu rwa Naboti Ahabu, ararwifuza kubera irari navuze ry'ibintu yagiraga ryinshi. Yafatiriye uruzabibu rwa Naboti, ashaka kurutwara ku mbaraga. Naboti arabyanga. Iyo nyigisho tuzayisobanura umwanya wayo. Imana ishimwe, ihabwe icyubahiro. Hanyuma cya cumi na kabiri, ni ugupfira i Ramoti y'i Galeyadi. Niho yapfiriye, yaguye. Imana imuhora amaraso ya Naboti, imuhora amaraso y'abera. Reka mbabwire, buriya umukiranutsi ushobora kumugira nabi ukanamwica, ariko Imana ikakurwaza, ariko ikurwaye izahorera amaraso y'uwakoreye Imana, y'uwakiranutse. Imana ihabwe icyubahiro. Ibintu byaranze umwami Yezebeli, cyangwa muri bimwe byari bigize umwami Yezebeli. Icya mbere, yarwanyaga Imana, agahangana n'Imana. Nta muntu uhangana nayo, yahanganaga n'Imana, kuko Imana iri muri Yezebeli itandukanye n'Imana y'ijuru. Iyaremye isi n'ijuru biratandukanye. Yahanganaga n'Imana, akarwanya Imana, kandi ntabwo byakunda. Undi mwuka wamurangaga Yezebeli ni umwuka w'ubugome, umwuka mubi w'ubugome ndetse n'ubugambanyi. Yaragambanaga kandi akagira umwuka mubi, cyangwa se ubugome bw'indengakamere, aho yisha abahanuzi benshi, arabica. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho. Umwuka wa kane warangaga Yezebeli, kwanga abahanuzi b'Imana. Ntiyabakundaga,
kuko Imana ivugira mu bahanuzi ntabwo ari ivugira muri Yezebeli. Ni amajwi abiri atandukanye. Ijwi rya Satani riza rikoshya rikubeshya, ariko ijwi ry'Imana riza rikugira inama riguhugura. Imana itugire neza. Icya gatanu cyangwa se umwuka wa gatanu waranze Yezebeli, kwiyemera no kwikunda. Yarikundaga Yezebeli akiyemera, umva yariyumvaga kumva ko ari we mushobozi, ari we ufite ubushobozi n'ubuhangange no gukomera. Yariyumvaga byanyabyo, yariyumvaga bikomeye, kandi akikunda cyane, akumva ibintu byose yabyikubira, byo muri Isiraheli yabyikubira, ibintu byose byamuzaho, gusa ibyiza byamuzaho. N'ubara banafite uyu mwuka wa Yezebeli, bikunda, biyemera, bagira ubugome, bahangana n'Imana mu mvugo, bagahangana n'Imana mu byo bakora, bikagaragaza ko bahangana n'Imana mu ngeso zabo, bagahangana n'Imana. Imana itugire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Imana ibarinde uyu mwuka wa Yezebeli. Hari abantu bawufite, ariko abawufite mu wureke. Bafite umwuka wo guhangana n'Imana, w'ubugome n'ubugambanyi. Uyu mwuka wa Yezebeli yarapfuye, ariko uyu mwanya hariho abuzukuru ba Yezebeli na Ahabu. Hariho abuzukuru ba Yezebeli na Ahabu, cyangwa se abuzukuruza. Hariho uyu mwuka wa Ahabu na Yezebeli. Ugikurikirana abantu kuri iyi si, iyo tuvuga ijambo ry'Imana, urikura mu mateka cyangwa se urikura mu byanditswe byera, uburyo byavuzwemo, ukakuramo mesaje y'Imana ivugana nawe, n'Imana igushakaho, n'ikiguhuguraho, n'ibyo usabwa kugira ngo wuzuze inshingano zawe imbere y'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Icya nyuma cya gatandatu cyangwa se umwuka wa gatandatu waranze Yezebeli, kuyobya abandi. Yarabayobeje akajya abayobya, ariko Imana ntawe uzayiyobya. N'ubu hari abantu bafite umwuka wo kuyobya abandi, abafite umwuka wo kuyobya abandi ngo barababariwe by'iteka. Njya mbyibazaho, niyo mwe n'abantu babyemera gutyo, ndibaza umuntu yababariwe by'iteka, umuntu yababariwe ibyaha atari yakora, bakubwira ko babariwe iteka ryose ku musaraba. None umuntu yababariwe ibyaha atari yakora, ataranavuka, ataranabaho. Tubabarirwa buri munsi, twihana buri munsi iyo twacumuye imbere y'Imana. Amaraso ya Yesu ahora tweza, dutunganya. Imbabazi za Yesu ziracyaturiho n'uyu munsi, ubuntu bw'Imana buracyaturiho. Kuko ntabwo wavuga ngo wababariwe kera, ngo uri intungane, watunganirijwe kera utari wabaho, utari wanavuka, warababariwe ibyo utakoze, utari wakora. Ibyo ni ibintu bidafite ubusobanuro na meaning, nta busobanuro bifite. Imana itugire neza. Kugira ngo umwuka uyobya, n'ubu hari abantu bafite umwuka uyobya abandi bitwaje Bibiliya. Ariko reka ne gutinda muri byinshi, ariko si byiza. Soma ibyanditswe, bizakuyobora, bizakubwira ukuri kose kuriho n'ibiriho. Imana ishimwe. Hanyuma mu bintu byaranze Eliya, tumwigiraho mu bintu byaranze Eliya. Mu bintu byaranze Eliya, reka mbanze msobanure gatoya. Uyu Eliya ufashe uyu mwanzuro mwiza wo kugira ngo ahagarike imvura kwa Ahabu. Uyu muntu Eliya ufashe umwanzuro kugira ngo ahagarike imvura kwa Ahabu, ahagarike imvura kwa Ahabu. Icya mbere yuko Eliya ajya kwa Ahabu, cyangwa Eliya atari yajya kwa Ahabu, nta nama mu ijuru yabaye, nta mwanzuro ijuru ryari ryagafata. Ariko Eliya akimara kujya kwa Ahabu akavayo, ngo bahise bakora inama mu ijuru y'igitaraganya. Bahita bafata umwanzuro, ngo mu nama ijuru ryafashe, mu byigwa by'inama, mu makuru y'ingenzi, cyangwa se mu ngingo z'inama ijuru ryigagaho, ngo iyo ingingo z'inama zavugaga gute? Dore uko zavugaga. Ingingo y'inama ijuru ryakoze yaravugaga ngo ko Eliya ahamije Imana mu isi, twamukorera iki? Eliya ko atuvuze neza mu isi, twamuhemba iki? Eliya ko ibintu avuze ari ukuri,
ese twe twakora iki? Eliya, haleluya, Eliya ko afashe umwanzuro nk'uw'ijuru, ijuru twari gufata mu ijuru, twamukorera iki? Twamuhemba iki? Mana ishimwe, haleluya. Eliya ko akoze ikintu kidasanzwe abandi batinya gukora, twamuhemba iki? Eliya atari yajya kwa Ahabu, nta nama mu ijuru yateranye, ariko Eliya avuye kwa Ahabu, inama mu ijuru yise iterana. Inama mu ijuru iteranye kubera iki? Ni ukubera umwanzuro yafashe wo guhagarika imvura muri Isirayeli, agahagarika imvura, akayihagarika kubera ko ibizira, niko Eliya yabwiye Ahabu, kubera ibyaha wakoze n'urugo rwawe mwazanye umuvumo n'ibyago muri Isirayeli, none imvura ndayihagaritse. Inama yise iterana kubera umwanzuro yafashe Eliya wo kwiga ku cyo bagomba gukorera Eliya. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Hanyuma mwumve, reka ntinde kuri iri jambo cyane. Haleluya, Imana wihela holas biwas tita hodi bi olaza ngodi fodra heri waza hota fo umvani wazano zala fola siri wiridra. Ndafashijwe cyane, haleluya. Umva ikintu kimfashije, ukimara gufata umwanzuro w'uko utazasambana kugira ngo ubone akazi, burya ijuru ryahise rikora inama utabizi, rivuga ngo ubwo yanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami ntasambane, natwe mu ijuru tuzamuha urugo rwiza, tumuhe n'abana, kubera ko wafashe umwanzuro mwiza wo kudasambana. Ndafashijwe kubera ko wafashe icyemezo cyo kudatanga ruswa kugira ngo ubone akazi. Ijuru ryahise rivuga ngo rifata umwanzuro ko rizaguha akazi keza kandi n'umushahara mwiza. Haleluya. Burya cya gihe ukimara gufata umwanzuro w'uko utazigera uhagarara mu iteraniro risebya Imana, rivuga Imana nabi, ijuru ryafashe umwanzuro uvuga ngo naryo rizakuvuganira aho utabasha kwivuganira. Haleluya, Imana ihimbazwe, haleluya. Ndafashijwe cyane, Imana ishimwe. Burya cya gihe wasabwe gutanga avansi yo kuryamana n'uwo mugiye gushakana mbere y'uko mukora ubukwe ukabyanga, ijuru ryahise rifata umwanzuro ko niyo watagushaka bazazana umugabo mwiza uruta wa wundi wagusabye gukora ibyaha. Haleluya, Imana ishimwe. Erega burya cya gihe wafashe icyemezo cy'uko utaziba abakiriya ku munzani, Imana utaziba abakiriya mu bucuruzi ucuruza, ijuru ryafashe icyemezo ko rizakwagura rikaguteza imbere, rikaguha n'ibyo utarwaniriye byari guturuka mu nzira itari yo ya nyayo, inzira mbi. Imana itugire neza, Imana ishimwe. Erega cya cyemezo burya wafashe cyiza cy'uko umuryango ukwanza kuko wakijijwe, wamenye Imana, bakaguhanahana bakakureka, ijuru ryafashe icyemezo kivuga ngo nubwo bamwanze, twebwe mu ijuru tuzamukunda, tumurwanirire, tubane nawe, tugendane nawe, aho abantu batari tuzahaba, ihumure tuzarimpa abantu batamuhaye. Imana ishimwe. Iyo ufashe icyemezo cyiza, Imana iba umuterankunga w'uwo mwanzuro wafashe. Niyo mpamvu Eliya afashe icyemezo cyo kurwanira Imana, cyo kuvuga Imana neza mu banyamahanga kuri Ahabu, umwami Ahabu na Yezebeli. Imana ifata icyemezo cy'uko igomba gushyigikira umwanzuro Eliya yafashe mwiza wo kugira ngo Imana yamamare, icyubahiro cy'Imana gikomeze cyamamare, kizamurwe mu banyamahanga, mu bayubaha, mu bayizi n'abatayizi. Imana ishimwe, haleluya. Erega burya cyajya ufata icyemezo cyo gukoresha ukuri kwinshi ukavuga ukuri kwinshi, Imana nayo yahise ifata umwanzuro ko nayo izakubera ahantu hose, ikajya ikugera aho utabasha kugera, kandi ikakuvugaho ibyiza mu bandi bakamenya ko ariyo mwamenyanye. Haleluya, Imana ishimwe.
Erega cya gihe burya wafashe umwanzuro w'uko utajya kuba hanze ukoresheje ubwesikoro n'ikinyoma no kubeshya, burya ijuru ryafashe icyemezo ko ibyo byari bije mu nzira itariyo, ariko ijuru rizakuzanira ibindi biciye mu nzira nziza, risohoze uwo mugambi mwiza. Nicyo Imana yagambiriye, yavuganye nawe. Imana ishimwe, haleluya. Iyo ufashe umwanzuro mwiza, Imana iba umuterankunga w'uwo mwanzuro wafashe. Imana ishimwe. Mbega ijambo riryoheye cyane bene data, ndayishuriwe bikomeye. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru, haleluya, Imana ihimbazwe. Hanyuma Ahabu yahuye n'ingorane kuko yahuye n'Imana iri muri Eliya ku rwego rukomeye ruteye ubwoba. Eliya amaze gufata iki cyemezo, ijuru rimaze gufata umwanzuro, nibwo marayika ngo yamanutse asanga Eliya. Marayika araje kumumenyesha imyanzuro yafatiwe mu ijuru yo kumurwanaho, yo kumutera inkunga, yo kumuba hafi, yo kumurengera mu cyemezo yafashe cyo kugaragaza ubwami bw'Imana, mu cyemezo yafashe gihuye n'icyo ijuru ryari gufata kugira ngo rirwanye ikibi n'ikizira mu isi, ahubwo icyiza kiganze mu isi. Imana ishimwe. Marayika asanga Eliya, aramubwira ngo ibyo wavuze twasanze natwe mu ijuru bikwiriye. Hanyuma rero ntiturajye nyuma y'ibyo wafashe, y'umwanzuro wafashe, y'ibyo wavuze. Natwe tuje kugutera inkunga no kugushyigikira. Imana ishimwe. Ntabwo Imana itera inkunga ibibi, Imana itera inkunga ibyiza. Ntabwo Imana itera inkunga ibizira, itera ibikorwa byiza inkunga. Imana ishimwe. Niyo mpamvu umuntu ufite umutima mubi ntabwo Imana yamutera inkunga, ariko ufite umutima mwiza wo gufasha no kwita ku bandi, Imana imutera inkunga. Imana ishimwe. Hanyuma marayika ngo ageze kuri Eliya aramubwira ngo none genda ujye kuri aka kagezi k'i Kereti, hanyuma uzajya unywa amazi y'ako kagezi, kandi niryo jambo twasomye, urahasanga ibikona, dutegetse ibikona kugira ngo bijye bikugaburira. Imana itugire neza. Hanyuma ngo Eliya arahaguruka ajya i Kereti. Agiye i Kereti asanga y'isoko y'amazi yanywaga, ndetse n'ibikona bikajya bizana inyama uko bukeye uko bwije. Imana ishimwe. Aya magambo ngiye kuyatindaho cyane, umwuka mfashe uyumve, kandi wumve ishurirwa ririmo rikomeye, wumve iyerekwa ririmo ishurirwa rikomeye mpawe muri iri jambo. Imana ihabwe icyubahiro. Mwumve, amapfa yahise atera kubera ko imvura yisiga irahagarara neza, imvura irakama mu kirere. Ariko Mana, reka mbabwire, dufite ubushobozi muri twe, nubwo isi yadusuzugura, nubwo tutabyimenyaho, nubwo wowe utamenya agaciro k'ibikurimo n'imbaraga zigukoreramo, ariko umuntu wubaha Imana afite ubushobozi bwo kugenga ikirere n'isi, ndetse n'ibibera ku isi n'ibibera mu kirere. Afite ubushobozi budasanzwe. Umuntu urimo Imana ni imari ikomeye. Imana ishimwe. Hanyuma Eliya ngo ageze i Kereti akajya anywa amazi y'akagezi k'i Kereti. Nagira ngo ubwire ngo nufata icyemezo cyiza, aho abandi baburiye wowe uzahabonera, aho abandi bahombeye uzahungukira, aho abandi barira uzaririmba. Imana ishimwe. Aho abandi byabacanze ntibizagucanga. Imana izabana nawe, izaba bugufi bwawe, izagendana nawe, izakorana nawe mu buryo budasanzwe. Hanyuma ngo akajya anywa amazi y'ako kagezi, ibikona bikajya bizana inyama. Reka mvuge kuri ibi bikona. Abantu benshi bakunze kujya bigisha bakavuga ngo Imana ikohereza igikona, ariko tuba tubigabanyije, siko byakagombye kumera. Bibiliya ikoresha ko ari ibikona. Ubundi mu bintu bya mbere biranga ibikona, reka mvuge nka 2 cyangwa 3. Icya mbere, igikona kiri mu biguruka, kiguruka mu kirere, kigira ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Icya kabiri kiranga igikona, kiri mu biguruka bikunda inyama, bitungwa n'inyama. Ariko mwumve,
Ibi bikona byahawe amasengesho y'igitaraganya adasanzwe. Nibwo bwa mbere, ni nabwo bwa nyuma ngira ngo ahari byabaye mu mateka yuko igikona kitarya inyama kandi arizo zigitunze, kikajya gitwara inyama kizishyiriye Eliya kugira ngo arye abeho. Biravuze ngo nufata umwanzuro mwiza, Imana izakoresha uburyo utarumenyereye, butangaje, budasanzwe, ubeho. Dore uyu munsi turi mu ntambara ya Israel ndetse na Iran, byateje impagarari isi yose. Ariko nagira nkubwire ngo haraza no kuba yihindagurika ry'ibiciro na essence na peteroli n'ibindi bitandukanye. Ariko ibyo ntibigutera ubwoba. Mu bikomeye, mu nzara, mu mage, mu buzima bugoye, Imana izagutunga, izakubeshaho. Haleluya! Imana izagutunga, izakubeshaho. Imana ihabwe icyubahiro. Mana yanjye ndafashijwe. Hanyuma ibi bikona natangaye cyane. Bibiliya ivuga ibikona byinshi, ntabwo ivuga igikona kimwe. Ngo ibi bikona bimwe mu gitondo byajyaga muri karitsiye, mu mudugudu byajyaga mu mudugudu wa Ahabu yari ayoboye muri iki gihugu cya Isirayeli, bikajya mu midugudu. Igikona kimwe kikajya hejuru y'inzu, ikindi kikajya hejuru y'inzu, gutyo. Kandi hakaba hari byagiye gushaka ibyo kurya bya Eliya bya saa sita, ibindi bikajya gushaka ibyo kurya bya Eliya bya nimugoroba. Mwumva ukuntu bitangaje. Igikona kikajya hejuru y'inzu, bagahaha inyama kireba, bakazizana, bakazitogosa kireba. Mwumva ubuhanga bw'Imana. Imana inteye ubwoba, birakomeye cyane muri iri jambo. Bakagura sorwatomu kireba, bakagura za pavuro kireba, bakagura za seleri kireba. Ariko Mana uratangaje, Imana iratangaje. Bagakaranga kireba, bagateka isosi n'inyama kireba. Igikona ntigitwara inyama yapfubye, kikamenya igihe inyama zahiriye bakazikaranga kireba, kikabacunga, kigatwara inyama, kikaba kirayijyanye, kirayandurukanye. Wenda mu bindi bihugu mukoresha uburyo butandukanye, uburyo mutekamo inyama, ariko bazitekaga kireba, bakazikaranga kireba. Hari n'abatazikaranga bakazirya zitarimo amavuta, cyangwa se zitogosheje, bakanywa isosi y'umufupa n'inyama zitogosheje. Ariko Bibiliya ikivuga ngo byazanaga inyama, bivuze ngo zabaga ari inyama zihiye. Kikazana inyama zihiye, ntikizana inyama z'imitura cyangwa se zitarashya. Icya kabiri, ibindi bikona bikajya kureba ahantu batetse umutsima. Bibiliya ntivuga umutsima uwo ari wo, niba ari uw'ubugari cyangwa rucakarara cyangwa uw'ibigori cyangwa se umutsima w'uburo. Ubwo ni ubwoko bw'imitsima, cyangwa umutsima w'ubugari. Ubwo ni ubwoko bw'imitsima dukoresha muri iyi si, akenshi dukoresha mu kurya. Bibiliya ntivuga umutsima uwo ari wo. Ariko bazanaga ifu, igikona kiri hejuru y'inzu kireba, bakazana ifu kireba, bagacanira amazi kireba, akabira kireba. Ariko Mana uratangaje, muri iri jambo urantangaje. Hanyuma bagacumba umutsima kireba, nigitwara umutsima wapfubye, kikamenya ko umutsima wahiye, kikazana umutsima uhiye utapfubye, kikawuzanira Eliya. Mwumve, harimo isomo rikomeye. Imana ntabwo ijya igaburira abayubaha, abayizera, abayemera ibiryo bidahiye. Bagaburira ibiryo bihiye. Ab'isi bakugaburira ibiryo bidahiye, bikagutera ikibazo, bikagutera indwara, cyangwa se ubwangati, cyangwa se kugubwa nabi. Ariko mu ijuru bateka neza indyo ikenewe kandi ikwiriye, bateka neza indyo ya nyayo. Haleluya! Nubwo mu isi bateka, no mu ijuru bajya batekera abubaha Imana. Kandi ibiryo byo mu ijuru biza bihiye, ntabwo biza ari ibitura. Biravuze ngo iby'Imana bihira igihe. Buriya n'ibyo yavuganye natwe, yatugambiriyeho izakora, bizazira igihe. Mureke twihangane tubitegereze.
Imana izabikorera ku gihe kandi bikore mu nzira nziza ya nyayo tubikeneyemo. Imana ishimwe. Isomo rya kabiri, ifunguro Imana iguhaye iriguha muri cya gihe nta yandi mahirwe wari ufite. Ifunguro Imana iduha irizana muri cya gihe wari ushobewe. Ndafashijwe, haleluya. Umwuka aramishuriye ngo nkubwire ngo hari ifunguro Imana yagiye iguha ubona ko nta handi wari kukura, nta handi byari gukunda, bitari gushoboka, ariko ubona iguhaye ifunguro rivuye mu ijuru ritunguranye kandi rihiye. Haleluya. Hari ifunguro Imana yaguhaye wari wabuze amaboko y'abantu, ariko ubona Imana iguhaye ifunguro ritunguranye rigukura mu mage, mu kaga, kuko wafashe icyemezo cyiza cyo kuyikurikira no gukurikiza amategeko yayo, amategeko yashyize mu mutima wawe. Imana ishimwe, haleluya. Ndafashijwe. Imana hodi helasi wi efo zehota bewa zango di fodra. Imana wi efo na siri wi. Imana ishimwe, ndani wazango nesta. Ndafashijwe cyane. Hari ifunguro Imana yaguhaye nanjye yampaye, riza ritunguranye ariko rivuye mu ijoro, ritavuye mu maboko y'abantu, ubona rije mu buryo budasanzwe. Imana ishimwe. Iby'ijuru ritetse biza bihiye, ariko iby'abantu hari igihe bidashya. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma umutsima n'inyama, cyangwa se inyama n'umutsima. Igikona cyagiye kuzana inyama kikazana inyama, n'icyagiye kuzana umutsima bikahagerera ku isaha imwe. Bibiliya ivuga ko yaryaga inyama ndetse n'umutsima. Biravuze ngo ntabwo yabanzaga kurya inyama ngo hazaze isosi, hazaze ubugari nyuma yaho. Ntiyabanzaga kurya ubugari ngo hazaze inyama nyuma. Ntabwo yabanzaga kurya inyama ngo ubugari buzaze nyuma. Oya, bivuze ngo ni ifunguro ryaziraga ku isaha imwe rikagera ku gihe kimwe. Isaha zo kurya topu saa sita, wenda twebwe abari ku masaha ya GMT cyangwa se ku masaha asanzwe, n'abandi amasaha yacu agiye atandukana bitewe n'ibihugu turimo, ariko isaha yawuriraho, isaha Eliya yariragaho igeze, byahageraga ku isaha imwe. Hanyuma Eliya akarya inyama ndetse n'umutsima. Imana ishimwe. Ndetse agasomeza n'amazi yo ku kagezi k'i Kereti. Bisobanuye iki? Bivuze iki? Biravuze ngo Imana data wa twese. Imana ni Imana igiza ikakugaburira ku isaha yagennye yayo yateguye. Imana ikaza ikigaragaza, ikiyerekana. Imana birasobanuye ngo igiza ku isaha yateguye, ku gihe cyayo. Ntabwo ushobora kuyibona mbere y'igihe yateganyije, yateguye, na nyuma y'igihe ntiwayibona, kuko Imana ntabwo iba nyuma y'igihe, nta nubwo iba mbere y'igihe. Akenshi iba mu gihe cyayo igiye gukoreramo ibyayo. Imana ishimwe, yateguye. Imana ishimwe. Niyo mpamvu igihe kenshi kitugora gutegereza. Aburahamu igihe cyo gutegereza cyaramunaniye, aryamana na Hagayi. Imana itugire neza, umuja. Rero iki gihe abantu benshi tukigwamo cyangwa se tugicumuriramo, ko yatinze kuza, ko yatinze gukora. Iki gihe kiragora cyane, ariko Imana ikora mu gihe cyayo, bikabizanira ku isaha ya nyayo yo kurya kwa Eliya. Imana ishimwe. Imana izi isaha yawe yo kurya, izi isaha yawe y'igihe ugiye kurira. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ngakajya agubwa neza ariko kagezi k'i Kereti. Hanyuma aka kagezi kaza gukama. Imana itugire neza, karakama nyuma yaho, kubera ko iyi mvura yaje gutinda. Turaza kubibona. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Mukomeze gufashwa. Mu bintu byaranze uyu muhanuzi Eliya, icya mbere ni ubutwari budasanzwe bwo guhaguruka akajya kwa Ahabu. Uyu munsi isi ibuza abantu b'ingenzi nka Eliya. Ijuru ribuza abantu b'ingenzi nka Eliya. Ijuru ribuza abantu nibura bahagara bakaba intwari. Nubwo atari bose, hari bake bagihari bakiri intwari, kuko siko bose bazapfira gushira. Reka nsubiremo. Nubwo abantu bavuga ngo abahanuzi bose ngo baravangiwe, ngo barabeshya, oya sibyo. Iki gisubizo Eliya Imana yarakimuzaniye, kuko Eliya yaje gutangaza
Eliya yaje kubwira Imana ngo ninjye muhanuzi usigaye njyenyine muri Isirayeli. Iramubwira ngo ntabwo ari byo, kubera ko hari uduhumbi 7 tutarapfukamira Bayali. Ntabwo abahanuzi bose barangiye, hari abahanuzi basigaye Imana yisigarije bukuri kandi bagihanura neza kandi mukuri. Hari abantu bumva ko abahanuzi bose babeshya. Oya, na kera babayeho abahanuzi b'ibinyoma, ntabwo baje nonaho uyu munsi, na kera babayeho. Ahubwo n'abukuri babayeho kera, n'ab'ibinyoma babaho. Ahubwo rero ngo utangarize ko nubwo abantu z'ibinyoma babaho, ariko harimo bakizisigariza bahanura mu kuri no mu mwuka. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi, hari igihe abantu bavuga ngo abarokore bararangiye, ngo nta bantu bagikizwa bakizera Imana. Oya, sibyo. Iyo uvuze ko abarokore n'abasenga barangiye, biravuze ngo ubwo nawe wishyiremo ko warangiye. Ariko niba ukitangira ubuhamya bwiza ko ugihagaze, ko ukigerageza gukizwa, ugikora ibyo gukizwa no gukiranuka, menya ngo hari n'abandi Imana yabitse yazigamye bazayikorera. Ba Eliya baracyahari, ba Eliya barahari b'intwari, bahagarara mu cyimbo cy'Imana bakayihamya, bagakora ibikorwa nk'iby'ijuru ryagakoze. Imana ishimwe. Icya kabiri, yaranzwe n'impuhwe, yagize impuhwe nyinshi. Eliya aho byageze agira impuhwe nyinshi. Imana itugire neza. Icya gatatu ni imbaraga. Ari mu bantu yagaragaje imbaraga zidasanzwe zo gufata iki cyemezo. Ntabwo wafata icyemezo nka kiriya utuzuye imbaraga z'Imana, ntabwo bishoboka. Yari azi neza imbaraga z'Imana zimukoreramo, n'imbaraga zimukoresha, n'imbaraga zimuvugiramo, n'imbaraga z'uwavugira, n'imbaraga z'uwagendana nawe. Imana ishimwe. Icya kane, yagaragaje nk'umuyobozi w'ikirere. Yagaragaye nk'umuyobozi w'ikirere. Mu by'ukuri yaragaragaye nk'umuntu uyoboye ikirere, ariko si we, ni Imana iyoboye ikirere muri we. Imana ishimwe. Icya gatanu, kuba ikigero cyo kuba umwizerwa. Yabaye umwizerwa w'ijuru kubera icyemezo yari afashe. Ijuru ryaramwizeye, riramukunda, riramukoresha ibikorwa bidasanzwe. Imana ishimwe. Hanyuma icya gatandatu, kugaragaza Imana igenzura ibintu byose. Yagaragaje ko Imana ifite ubushobozi bwo kugenzura ibintu byose. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Icya karindwi, kugaragaza Imana y'ukuri. Yagaragaje Imana itandukanye na Bayali za Yezebeli, na Bayali zo kwa Ahabu mu rugo rwa Ahabu nk'umwami, nk'ibigirwamana basengaga Bayali na Ashera. Yagaragaje neza ko Imana y'ukuri yariyo, ko ari Imana yo kwizerwa y'isi n'ijuru, yaremye abantu n'abayiriho. Imana izaduha ubugingo, ndetse Imana yatwicaje mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Imana ishimwe. Icya munani, yagaragaje ko ishoboye byose. Icya cyenda, yagaragaje kumvira Imana, ko umuntu iyo yumviye Imana abana y'Imana ikatura muri we, ikagendera muri we, igakorera muri we. Imana ishimwe. Icya cumi, yagaragaje kwihangana kudasanzwe. Icya cumi na kimwe, yagaragaje kwishingikiriza ku Mana ko bishoboka. Imana ishimwe. Kwishingikiriza ku Mana ko bishoboka kandi ko bikunda, ndetse wafata icyemezo cyiza nk'icyo twabonye, Imana ikagushyigikira. Imana ishimwe. Icya cumi na kabiri, yagaragaje kwizera kudasanzwe gukomeye. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mu bintu byatumye Eliya ahagarika iyi mvura, harimo kuramya ibigirwamana. Twabibonye. Icya kabiri, kuyobya ubwoko bw'Imana, kuko Ahabu yayobyaga ubwoko bw'Imana abubwira ko ibigirwamana bifite imbaraga, bifite ubushobozi n'ububasha. Icya gatatu, gushyira mu bikorwa isezerano ry'Imana. Gushyira mu bikorwa isezerano ry'Imana. Icya gatanu, kugira icya kane, kwerekana ububasha bw'Imana, ubushobozi bw'Imana. Icya gatanu, kugira ngo Ahabu n'abayobya abantu bihane ibyaha. Yagira ngo nibura Ahabu agarure umutima yihane. Niyo mpamvu yo guhagarika imvura, agarure umutima yihane, ariko yanze kwihana, aza no kubizira. Imana itugire neza. Icya gatandatu, kwamagana ubusambanyi n'ubuyobe bw'umwami Ahabu. Kwamagana ubusambanyi bwakorerwaga muri Isirayeli,
kwamagana ubusambanyi, kutemera Imana kwa Ahabu. Yagira ngo nibura ahagarika imvura, nibura azagerageze yisubireho yihane, Imana itugire neza. Icya karindwi, kugarura abantu ku Mana nyakuri. Yagira ngo nibura abatuye Isiraheli nibabona imvura nibura yakamye, bakamenya amakuru, imvura yahagaze kugwa, bakabona Abisiraheli imvura yahagaze kugwa. Yagira ngo Eliya ahagarika imvura, abantu bari muri Isiraheli nibura bazamenye Imana nyakuri, bayiyoboke, be kuyoboka ibigirwamana, bayoboke Imana nyakuri, bagaruke ku Mana nyakuri. Eliya imvura imaze gukama ku guhagarara ndetse muri Isiraheli, ikintu cyabayeho niki? Aka kagezi k'ikereti kaje gukama, kamaze gukama, hanyuma Imana iramubwira ngo haguruka uve hano ugende ujye i Sarufati, urasanga hari umupfakazi nategetse. Imana ishimwe. Bene da, akagezi k'ikereti kakamye, Imana itimworeza i Sarufati, imubwira ko irasanga umupfakazi kugira ngo aze kunywa y'amazi ndetse aze kubona y'impamba. Mu yandi magambo, nufata umwanzuro mwiza, nufata icyemezo cyiza, isoko ya mbere igakama, Imana izagufukurira iya kabiri. Imana ishimwe. Kandi mbere y'uko Imana ikohereza ku isoko ya kabiri, Imana izakoresha itegeko ry'ibigomba kugutunga. Mbere y'uko Imana yohereza Eliya, mbere y'uko Imana yohereza Eliya i Sarufati, yasanze y'umupfakazi, asanga arimo ngatora udukwi. Aravuga ati mada, wampaye amazi yo kunywa. Ngatereye intambwe ngagiye kuzana amazi yo kugira ngo anywe. Ariko agitera intambwe, Eliya abwira uwo mupfakazi atumva, wampaye n'agatsima ko kurya. Umupfakazi aramubwira ngo sigaranye agatsima ko guteka nkarya n'abana banjye nyuma nkipfira. Aravuga ngo genda wumvire Imana gusa ukazane ndye. Imana ishimwe. Nagira ngo ubwire ngo isoko ya mbere yawe abantu barayitobye, iya kabiri ntawe uraza kuyitoba. Isoko ya kabiri abantu bayirwaniyemo, iya kabiri ntawe uraza kuyirwaniraho. Isoko ya gatatu abantu barayisiribanze, iya kabiri ntawe uraza kuyisiribanga. Isoko ya mbere abantu barayikamije, ariko iya kabiri ntawe uraza kuyikamya. Imana ishimwe. Haleluya. Biravuze ngo kandi aho Imana ikohereje igiye gukoresha itegeko. Imana ikoresha itegeko mu byawe, ikoresha itegeko mu byakunaniye, ikoresha itegeko mu bikugora, ikoresha itegeko mu byakuzengereje, Imana ikoresha itegeko mu bigutera, Imana ikoresha itegeko mu biguhangayikishije. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ikoresha itegeko mu bigukanga. Imana igiye gukoresha itegeko. Imana ntibisabye ubundi buryo bundi, Imana ikoresheje itegeko ryayo. Imana ikoresheje itegeko ryayo. Imana ikoresheje itegeko ryayo. Imana ishimwe. Iyo ufashe icyemezo cyiza, Imana yiteguye kugutera inkunga. Iyo ufashe umwanzuro mwiza, Imana ije kugutera inkunga. Imana ishimwe. Fata umwanzuro ukizwe, fata umwanzuro wowe wamenye Kristo ugumane nawe, fata umwanzuro wowe wamenyanye n'Imana, ukomeze umubano mwiza hagati yawe n'Imana. Imana igiye kubana nawe mu buryo budasanzwe, Imana igiye gukorana nawe mu buryo budasanzwe, Imana igiye kwiyerekana, Imana igiye kwigaragaza. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndanezerewe cyane. Haleluya. Yo, Imana ihimbazwe. Iyo ufashe icyemezo cyiza, Imana iba umuterankunga wawe. Uyu mupfakazi yamuhaye amazi, amuzana n'agatsima yari buryo kari gasigaye. Biravuze ngo Imana yakoresha uburyo ubwo ari bwo bwose, ariko igatunga uwayo, igatunga abayo. Kabiri, iyo wumviye Imana, Imana nayo ubwayo izana inyungu zo kuyumvira kuri wowe. Icyindi, iyo uteye inkunga umuntu w'Imana, uteye inkunga umwana w'Imana, uteye inkunga uwayimenye, uteye inkunga uwafashe icyemezo cyiza, Imana iba umuterankunga wawe uwo wateye inkunga. Reka nsubiremo. Iyo uteye inkunga wubashye Imana cyangwa uyubaha, Imana iba umuterankunga wayo kuri wowe, nayo igutera inkunga kuko wateye inkunga bayo. Mana we, reka nsubiremo.
Hari abantu bagiye bahura n'ingaruka n'umuvumo kuko bateye inkunga umuntu utubaha Imana akenshi, bikabazanira umuvumo kuko wa muntu ari umunyamuvumo kandi umutera inkunga. Ariko iyo uteye inkunga umuntu yubaha Imana, yigutera inkunga kuko wateye inkunga uwayo, nayo igutera inkunga Imana. Kuko iyo uteye inkunga uwayo, si wowe uteye inkunga, uba uteye inkunga Imana imurimo. Imana ishimwe. Iyo ufashije uwayo, si wowe ubufashije, uba ufashije Imana imurimo, hanyuma Imana nayo izazana ubufasha kuri wowe kuko wafashije uwayo, urayifasha cyangwa se uyitera inkunga. Imana ishimwe. Iyo ugaburiye uwayo, si yo ubugaburiye, uba ugaburiye Imana muri we, nayo ibizakugaburira aho bizaba bikomeye. Imana ishimwe. Iyo wambitse uwayo, si uba wambitse, uba wambitse Imana muri we, akaba ari igaragara imenyekana, nayo ibizakwambika aho uzaba wambaye ubusa. Imana ishimwe. Iyo ukuboko kwe kurambuye kugakora ibyiza, Imana nayo amaboko yayo aba azabana nawe, akagendana nawe, agakorana nawe. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Sipi wa hari wiridraya. Imana ishimwe kuko ni Imana y'inyacyubahiro. Imana yita ku bantu bafashe icyemezo cyiza. Imana yita ku bantu bafashe umwanzuro mwiza, kuko niwe ugena aho uzahagarara, niwe ugena uwo uzaba urimo. Gukomera kwawe kw'ejo hazaza guturuka mu cyemezo wafashe, koroha kwawe kw'ejo hazaza guturuka mu cyemezo cyawe wafashe. Imana itugire neza. Kudahagarara ahantu heza ejo hazaza haturuka mu cyemezo wafashe. Guhagarara ahantu haciritse haturuka mu cyemezo wafashe. Kuba uciriritse byaturuka mu cyemezo wafashe. Kuba n'umunyagaciro byaturuka mu cyemezo wafashe. Imana itugire neza. Reka dusubikire ahangaha kuko iri jambo ni rigari, ndetse uyu Eliya twamuvugaho byinshi, ndetse na Ahabu na Yezebeli. Ariko iyo ufashe icyemezo cyiza, Imana iba umuterankunga w'umwanzuro wafashe. Niba ushaka Imana igutera inkunga, niba ushaka ko Imana ifata umwanzuro mwiza, nawe fata umwanzuro mwiza. Imana iba umuterankunga wawe. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane. Hanyuma ntuze kwibagirwa gukanda subscribe cyangwa sabone mu gifaransa, ni munsi y'iyi video. Unasharinge cyangwa usangize inshuti zawe no ku zindi mbuga ubaho, basangize ijambo ry'Imana na komenti, ntacyo bitwaye. Dukomeze kubana. Ndabakunda cyane muri Kristo Yesu. Hanyuma reka dusenge. Mana, turagushimiye kubw'aya magambo meza uduhuguyemo, atari makeya kandi menshi, kuri inyigisho ikomeye cyane, kandi twayivugaho byinshi bitewe n'uko uduhishuriye. Duhe gufata umwanzuro mwiza kuko witeguye kuba umuterankunga wacu uhoraho, kandi udutera inkunga z'igihe kirekire. Ubishimirwe. Udushoboze kugira ngo duhagarare mu cyimbo cyiza, mu mwanya mwiza, dukore iby'ijuru ryagakoze, tuvuge iby'ijuru ryakavuze, twitware uko ijuru ryakagombye kwitwara ku isi. Tube ambasaderi beza, tube abavugizi beza bawe b'ijuru. Imana ishimwe. Duhe imbaraga zibidushoboza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Ndabakunda cyane. Bye bye.